Yes, ndabasuhuje. Hanyuma ubu bwashize ntabwo nari nabagejejeho uburyo ki ushobora kuba wareba umuntu ushobora kuba waraguhakinze cyangwa se warakwinjiriye telefone yawe mu buryo udashaka. Nibyo rero uyu munsi ndagira ngo nkwereke uburyo ki ubigenza ujya n'ubundi muri telefone yawe. Uyu munsi tugiye kwifashisha smartphone ariko n'izindi telefone zose birakunda cyane. Nitwa Bonviva nguhaye ikaze, injira muri telefone yawe niba ari smartphone cyangwa se niba ari telefone y'amatushe nta kibazo. Numara kwinjira muri smartphone yawe uhite ujya mu maporogaramu, hanyuma ushakishe application ya phone muri telefone yawe, hanyuma uyijyeho. Uri kubona ko nayigezeho. Numara kuyijyaho uhite ukanda yino mibare ngiye kuguhereza. Iyi mibare urakanda akanyenyeri, ukande urwego, wongere ukande kabiri, wongere uhite ukanda rimwe. Ahangaha iyo umaze gukanda rimwe kugira ngo ya kode yawe uhite uyibona, kugira ngo urebe niba hari umuntu ushobora kuba yaraguhakinze cyangwa se agukurikirana mu buryo udashakamo, uhita ukanda urwego nanone, hanyuma ugahita wemeza. Twemeze turebe noneho. Byatinzeho gato kubera ko twafunguye amakonegisiyo ya interinete. Uri kubona ko bije barimo batubwira ngo MTN Rwanda message call forwarding, bakatubwira ngo voice not forwarded. Ahangaha ngo nta kibazo. Hano facts bakatubwira ngo not forwarded, ngo naho nta kibazo. Byose mbese bakagenda bakutubwira ngo not forwarded, not forwarded, not forwarded, not forwarded. Ni handi rero ba telefone yawe nta muntu uba uyikurikirana, ariko nuzasanga hariho amanimero kuri yino telefone yawe iyo ari yose ushobora gukandaho ugasangaho amanimero, icyo gihe baba baragukurikiranye. Reka nkwereke uburyo ki wahita ubikuramo rero. Sasa rero igihe usanze hano hari not forwarded, hari nka nimero utazi zishobora kuba zarashyizwemo bitewe n'uburyo ki baguhakinze, wowe uhita uza ukabikuramo gutya mu buryo busanzwe. Urongera ugaruke hano kuri telefone ya application yacu ya telefone aho twinjira tugiye guhamagarira ahangaha, hanyuma dukande urwego. Ubwo tugiye kubikuramo mu gihe dusanze hari nimero ishobora kuba itwumviriza cyangwa se idushakaho amakuru runaka mu buryo natwe tutazi. Nibyo tugiye gukora. Twakanze urwego, turahita dukanda 0 duhite dushyiraho kabiri, hanyuma duhite dukurikizaho urwego. Ibi ngibi tugiye gukora nidukanda urahita ubona ibyo baratubwira. Twakanze, kadutegereze turebe ibyo bagiye kutubwira. Baratubwiye ngo MMI code, aribyo batubwira ngo MTN Rwanda message call forwarding error was successful. Batubwira ngo twabikoze neza cyane. Amakode yose duhise tuyakuramo. Iyi application iyi no code nkushyiriyemo, iyi ngiyi urwego 00 urwego, iyi ngiyi nikuramo amakode iyo ari yose ishobora kuba yaragiye muri telefone yawe. Iyo ukanze gutya bahita bakubwira ko rwose MMI code started, baba bakubwiye ngo yavuyemo, call forwarding error was successful. Hanyuma ni iri somo ry'uyu munsi nagira ngo nkwereke uburyo ki ushobora kuba wakwikorera ibintu byawe neza ku murongo, kandi ukajya wigira no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, internet yawe, ukabasha kujya kuri YouTube uvuga uti nta muntu unkurikirana ku bintu byose njyamo cyangwa se amaserivisi yose njyamo muri telefone yanjye. Hanyuma rero ndagushimiye, kora subscribe kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubona ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Hanyuma
ikiganiro ubutaha nzagaruka nkwereka uburyo ki ushobora kuba wanabona irangamuntu yawe mu gihe wanayibagiwe ukayibona kuri telefone yawe. Hanyuma kora subscribe, next nzagaruka tuganira.